Yes, reka rero twongere tubasuhuze, twongere kandi tubifurize igitondo cyiza nshuti bakunzi ba Eugene Official, mwe mudukurikiye muherereye hirya no hino. Hari abadukurikira muri ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, hari abadukurikiye muri ku mugabane w'u Burayi, hari abadukurikiye muri ku mugabane wa Amerika ndetse no ku yindi migabane igiye itandukanye. Reka mwese mbahe ikaze muri aya makuru yacu yo muri iki gitondo cyo ku munsi wo kuwa mbere. Tukaba turi ku itariki birumvikana 19 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Nshuti rero udukurikiye, reka nkubwire ko tugiye kukugezaho amakuru. Durero ingingo z'ingenzi zigize amakuru tugiye kuba tukugezaho. Turaza kugaruka nkuko mu kiganiro cyacu kibanziriza iki twari batangarije ko icyitwa FARDC ndetse n'ingabo z'abarundi bari standby nabo kwinjira mu mujyi wa Uvira, nyuma y'uko Wazalendo zari zamaze kuba ziwinjiramo. Amakuru tubazaniye nuko mu by'ukuri na FARDC binjiye hano muri uyu mujyi wa Uvira ku mugoroba, binjiyemo rero ndetse binjiramo n'abagenzi bo cyangwa se n'abafatanyabikorwa babo. Ubu rero bakaba batangiye ndetse no gutegura operation turaza kugenda tugarukaho. Hanyuma kandi muri aya makuru inkuru ibabaje cyane turaza kugenda tugarukaho, bube n'ubutumwa bukomeye cyane tugiye gutanga haba muri iyi miryango mu by'ukuri irebera uburenganzira bwa muntu. Tuze kubitanga kuri community zigiye zitandukanye. N'amakuru atugeraho nonaha muri iki gitondo. Aya makuru tukatuyahawe n'imbone zacu zirano muri uyu mujyi wa Uvira. N'amakuru avuga ko hatangiye gukorwa liste y'abaturage cyangwa se y'abanyamurenge bavuga ko bakoranaga na M23. Ubwo nyine niba hatangiye gukorwa liste, ubwo namwe murabyumva ibigiye gukurikiraho. Nubwo hari byinshi byabaye cyangwa se byabakorewe nabyo turaza kugarukaho, ariko noneho bisa naho nta numwe ushobora kuza gusigara agihumeka umwuka w'abazima hano muri Uvira. Iby'iyi message cyangwa se iby'iyi liste nabyo turaje tugenda tubikuvira imuzi ni muzingo. Societe civile rero mu by'ukuri hano muri Uvira hari ibyo yatangaje nyuma y'uko Wazalendo ndetse na FARDC bageze muri uyu mujyi wa Uvira. Hanyuma kandi Gisekedi nawe ubu tuvugana akaba yamaze kugera mu Busuwisi. Gisekedi yageze mu Busuwisi. Ese niki cyamujyanye mu gihugu cy'Ubusuwisi? Hanyuma turaje nabyo tugende tubikuvira imuzi ni muzingo. Hanyuma ikindi turaza kugaruka uwitwa Kisekedi Neva Evariste Ndayishimiye. Nkuko amakuru atugeraho, Evariste Ndayishimiye yamaze kubangira n'ubundi impunzi z'abakongomani gusubira hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyamara izi mpunzi zari zahunze ziva hano muri Uvira igihe harimo imirwano ndetse harimo na AFC M23. Ese kubera iki Neva yanze ko izi mpunzi zihunguka kandi hamaze kugarukamo ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'abambari babo basanzwe bafatikanya guhangana n'uyu mutwe wa M23? Impamvu rero ibitera nayo ntuze kure gucikwa cyangwa se ntujye kure, turaje nayo tuyikuvire imuzi ni muzingo. Amakuru atugeraho nanone muri iki gitondo muri aya masaha ni amakuru adasanzwe. Ni amakuru yemeza ko abacancuro b'Abanya-Israeli twari twababwiye ko bamwe bageze hano za Baraka bazi cyane kwifashisha cyangwa se bakorana cyane mu bigendanye n'abatekinisiye, aba expert mu bigendanye no mu kirere cyangwa se gutegura urugamba rwo mu kirere. Aba rero nabo amakuru atugeraho aravuga ko bacibamo itsinda cyangwa se bakozwemo amatsinda abiri, ndetse irindi tsinda naryo rikaba ryageze aho ryerekezwa cyangwa se aho rijyanwa. Ibi nabyo turaje tugende tubikuvira imuzi ni muzingo. Hanyuma rero reka twamamaze duhite tugaruka n'amakuru mu buryo burambuye. Ariko nyaboneka niba udukurikira aho waba uri hose, egera telefone yawe cyangwa se egere aho urimo kudukurikiranira, ntuze gukuraho, hanyuma nkwihera amakuru agezweho meza aryoshye cyane muri iki gitondo. Reka twamaze duhite tugaruka. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima,
umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti iba yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa 2 aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikazi muri Prime Health Infinity. Yes, inshuti rero bakunze Jeune Official, mu twemerere amakuru yacu tuyinjiremo mu buryo burambuye, ariko kandi amakuru yacu duhite tuyahera hano n'ubundi mu bice bya Kivu y'Amajyepfo cyangwa se hano muri uyu mujyi wa Uvira. Inkuru navango imaze kuba kimomo cyangwa se ikomeje kugenda ikwirakwira, ni inkuru nyine yo kuba uyu mujyi wa Uvira M23 yawusotsemo ndetse ingabo za Kinshasa, ingabo za guverinoma zikaba zatangiye kugenda ziwugarukamo. Ariko nyamara kandi wenda mbere ko tubyinjiramo neza tukabitotora tukabyinjiramo tukabiva imuzini muzingo, ni munyemerere manze nongere mbimutse ko M23 ijya kuva hano muri Uvira yari yamaze gusaba imiryango mpuzamahanga ko ariyo igomba kuza guhagarara muri uyu mujyi wa Uvira, aho rero havuga ko iyitwa MONUSCO ariyo igomba kuza ikaba muri uyu mujyi. Niko ubundi ibintu byari bihagaze ndetse ari nako bigomba kugenda. Abasesenguzi burya umugani ngo ugana kariho, nibo rwose nanjye ndabyibuka neza turimo ndi mu babitangaje ndavuga ntibiragoye cyane kuko izi ngabo za Wazalendo ndetse na FARDC nizo zigomba zigomba kugaruka muri uyu mujyi wa Uvira, dore ko n'ubundi bari stand by biteguye kuza muri uyu mujyi wa Uvira. Mu gihe nyamara byari biteganyijwe ko uyu munsi cyangwa guhera uyu munsi ku wa mbere kugeza hafi ku wa 4 gutyo byari biteganyijwe ko ingabo za MONUSCO arizo zigomba kuza muri uyu mujyi. Ariko abantu bashaka bati niyo izi ngabo za MONUSCO zaza muri uyu mujyi ntibizakuraho ko n'abarwanyi ba Kinshasa baza hano mu byo kuri muri uyu mujyi wa Uvira, bikazaba nka bimwe twabonye mu Rwanda mu byo kuri aho ingabo za Minwari zabaga hano mu mujyi cyangwa se hano muri za Kigali. Ariko nanone nubwo arizo zari zemere kubamo, ingabo za FARDC nazo zikagira gute zikaza zikihirikamo bakabana nyine kandi batabyemerewe. Ibyo rero twagiye ejo tunabigarukaho, murabyibuka ko Vincent yajya bisobanura neza. Ariko noneho byeruye izi ngabo za MONUSCO zitarahagera, FARDC ndetse na Wazalendo ndiwe n'abafatanyabikorwa babo bamaze kugera muri uyu mujyi wa Uvira. Kwishusho no kubanga bw'ibyuma nibantirekera ku kafashusho ku mugorana avana inyamara izi ngabo ziri stand by za FARDC kwinjira muri Uvira. Ntibyaje gutinda ngiyo video igaragaza abarwanyi ba FARDC muri discipline yabo rwose, ngiyo rwose binjira muri uyu mujyi wa Uvira bari mukuri. Yewe nibanemera ko uyu mujyi bawuvuyemo bawutsinzwemo, kuko bavuga ko bo nyamara ngo bawuvuyemo ku bushake, bakoze icyitwa plan strategique. Hanyuma rero mu by'ukuri ngabo bamaze kugera muri uyu mujyi wa Uvira. Ikibabaje rero nyuma yuko bageze muri uyu mujyi wa Uvira, ubu tuvugana amakuru ari kungeraho, ari nongera ngo duhite tunashingiraho ndetse tuyatindeho tunarebe icyo gukora. Umwe mu mbone zacu ziri hano muri uyu mujyi wa Uvira muri iki gitondo nibwo ampaye amakuru, aravuga ati iyi nkuru gira utya rwose ariyo uheraho uyishire hafi cyane kugira ngo n'abandi batareba ikiganiro ngo bageze kure baze kuyumva, kuko ibintu birahindutse neza ibintu bibaye ibindi hano muri uyu mujyi wa Uvira. Ni rero mbwira bibaye ibindi gute, ntiko se haramukemo imirwano bigenze bite? Atoya ati ibikiye kuba birasa naho n'ubundi bishobora kuza gusiga habayeho urugamba rukomeye cyane. Ati ndetse hakaba haba gupfa kw'abantu benshi cyangwa se kw'abaturage benshi hano muri Uvira, ariko ahanini ugupfa ko bikaza kuba bigomba kuba bigendanye n'ubundi n'amoko. Nikagira inkuru yampe neza rwose hanyuma nanjye nze nyaripuri. Ati
FARDC bakimara kugera no mu mujyi wa Uvira ndetse na Wazalendo, ati kuva ku mugoroba hari gukorwa liste y'abaturage b'abanyamurenge bavuga ko bakoranye na AFC M23 igihe yari kiri hano muri Uvira. Iyo nkuru ikingera mu matwi nahise numva nguye mu kantu, ariko kugwa mu kantu kwanje nuko nzi yuko nta munyamurenge numwe washobora gusiga kuri iyi liste ngo bavuge ko mu by'ukuri cyangwa se ngo bavuge ngo ntabwo yakoranaga na M23, kuko abenshi babahukanishije babamonganishije bitewe nuko mu by'ukuri M23 yahavuye. Ngira ngo mwayibonye amavideo ya cyara yasirikiye kuri rezo sosiyo. Hari amavideo mwagiye bona ukabona na antenne rwose ya za kanari ya televiziyo bazimanuye, insengero zabo na za ntebe z'amaplastike batwaye, yewe ikintu cyose gishoboka n'amabati ndakubwiza ukuri bayabambuye. Nabonye hari ikiganiro nabarebye nimugoroba, kimwe mu binyamakuru bikoreshwa cyangwa se by'abanyamurenge cyasohoye mu masaha y'umugoroba, baganiriza mu by'ukuri abanyamurenge bahunze bavuye hara muri Uvira. Hari ubusa naho yarabahagarariye yavuze ko ngo yatinze kuva muri Uvira agira ngo abandi babanze bavemo, atari ko inzu bayimusenyeyeho. Hari umwe mu mama rero yavuze ati M23 ikimara kugera muri Uvira, namwe munyumvira akakantu, munyumvira ukuntu mu by'ukuri ubu bwoko bw'abanyamurenge hari abubayeho nabi cyangwa se bufatwa nabi, bufatwa donc nka virusi cyangwa se bufatwa nkaho atari abantu. Nango M23 ikigera muri Uvira ngo hari abo mu bundi bwoko bari baturanye n'abanyamurenge, ubwo birashoboka ko ari abafurero cyangwa se n'ubundi bwoko, kuko hano hari ubwoko bwinshi. Hari abari bafite ubwoba bazi ko bitewe nuko n'ubundi bari bamaze igihe bagira nabi abanyamurenge, ngo hari abagize gutya bakajya bagenda n'ipfunwe bagahira mu nzu bakanga no kujya guhaha, bafite ubwoba ko abo banyamurenge baturanye nabo bari butangire kugenda babishongoraho, ndetse na M23 ikaba yabagirira nabi. Ngo icyo gihe uwo mudamu cyangwa se uwo mudamu kazi w'umunyamurenge yavuze ukuntu ngo babatunze bakazajya baza kubasaba ibyo kurya, baraheze no mu mazu bagenda bishisha bipfurapfurika, ngo bigeze nyuma ngo bo bagira gutya ngo barabagira inama, barabatereka tujye kubaganiriza bumve ko nta kibazo na kimwe tubafiteho, ariko reka M23 ive hano muri Uvira. Mu by'ukuri byabaye nka byabe ni ngo uwo umwami yahaye inka niwe wamwimye amata, babandi bagaburiye bashonje bafite ubwoba barabahumuriza babereka ko ibintu nta kibazo, bose ari abakongomani, ngo nibo batangiye rwose kugenda bagera amafuni, bagenda bagera imihoro, ndetse ngo batangira no kubasahura batarahunga, bakiri aho ngaho batangira kubasahura. Can you imagine? Uwo wafashije, uwo weretse ko nta kibazo igihe byari bikomeye, kuba ari we utangira gusahura, agatangira mu by'ukuri akwereka ko nunatinda aho ngaho ashobora kuza kukuvutsa ubuzima. Wabonaga ko aba banyamurenge bahunze hano muri Uvira bafite agahinda kenshi cyane, donc ibintu hari ibibazo bikomeye cyane. None rero hari abasigayemo bumva ko bo nta kibazo bafite, liste itangiye gukorwa yaba banyamurenge. Nje sinanavuga ko ari liste ngo mu by'ukuri ngo yabakoranye na M23, kuko ubwoko bwose bw'umunyamurenge cyangwa se bw'umututsi buri hano muri Uvira babara ko buri gukorana cyangwa se bwakoranye na M23. None liste irakozwe. Ndagira ngo rero amasosiyete civile ndetse n'indi miryango ije itandukanye mugire icyo mukora hataratangira gukorwa bikorwa bibi, kuko aya makuru uwo yampaye yavuze ati gerageza mu by'ukuri ubivugemo bimbere, ndetse kugira ngo ijwi ryanyu turabizi ko rigera kure, mubivuge kugira ngo harebe igikorwa abanyamurenge bataratangira kwicwa, dore ko hari n'ifoto yagaragaye hari uwo bishe ku muhanda ku munsi w'ejo. Reka tuve rero kuri aba banyamurenge tugaruke ku bigendanye n'imirwano. Sasa reka twinjire ku bigendanye n'imirwano, twinjire ku bigendanye n'urugamba. Nahoze mbabwira ko M23 ikivamo hano FARDC bahise bajya hehe hano muri Uvira. Ubu tuvugana rero nkuko mu kiganiro kibanziriza ikine nabigarutseho, mbabwira ni M23 ikivamo Wazalendo bagezemo, ntariko na FARDC nabo ndetse n'abarundi barahita bazamo, bigendanye nuko
n'ubundi bari biteguye kuzamo kiriya gihe M23 itangaza ko igiye kuvamo, ariko birangira M23 itavuyemo, nabo bari hariya ku mupaka w'u Burundi barahita binjira. Aba basirikare bose bahise binjira, ndetse n'impunzi zishatse kwinjira cyangwa se gutahuka, FARDC rwose kuko yari imaze gutaha, nkuko amakuru aturuka mu Burundi bivuga ngo u Burundi bwahise bwanga ko bagira gute bongera gutahuka nabo ngo bagaruke mu gihugu cyabo hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amwe rero mu makuru ababaje cyane nuko na Wazalendo, murabizi ko Abazalendo nabo bari bahungiye hara muri Uvira, mu gihugu cy'u Burundi bavuye hano muri Uvira, bari bambuwe intwaro, bari badezarumwe nkuko abakuru abivuga, bakigera no mu gihugu cy'u Burundi bari bambuwe intwaro, none nabo kugira ngo bagaruke byabaye ibibazo. Evariste Ndayishimiye ntashaka ko aba baturage bagaruka hano muri Uvira. Kutagaruka rero, kutemera ko aba barundi bongera gutahuka, birasobanura iki? Birasobanura ko n'ubundi babona ko hano muri Uvira intambara igikomeje. Ibiro tubihuze n'amakuru ari kugaragaza ko igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi bari gutegura intambara. Kugeza ubwo namaze kwakira amakuru avuga ko n'aba bacancuro, za ngabo z'abacancuro tuzi zabaga hano, zimwe zabaga hano muri za Baraka, niyo bari bahungiye, zari ubundi babaga hano muri za Makobora, bakubitirwa Makobora bagengeyo muri za Baraka. Amakuru ndimo kwakira nuko nabo bongeye kugaruka, bamwe ngo bamaze kubagarura hano mu gihugu cy'u Burundi, niho bagiye kubanza gutangirira bese ya systeme niba nta kibazo ifite ndetse n'ibindi bibazo birimo, kuko murabizi ko bavugaga ko M23 yinjiraga muri systeme y'iki gisirikare cy'u Burundi cyangwa se hano mu gihugu cy'u Burundi, ikagarukiriza hano ku kibuga cy'indege muri Kiyoro Ndadaye. Hanyuma rero ngo aba bacancuro bamaze kugera hano mu gihugu cy'u Burundi, bagiye gukurikirana iby'iyi systeme kugira ngo barebe ko mu by'ukuri bakuraho uburyo bwo bavuga ko M23 iyigenzuramo, aribo basigara bari kugira gute bari kwigenzura, babone gukomereza muri Uvira, bajye gutegura n'ubundi ibitero bari gutegura cyangwa se intambara bari gutegura kuri AFC M23. Ese M23 ibi irabyakira ite kuba yari yavuye muri uyu mujyi wa Uvira bavuga ko hagiye kuzamo ingabo z'umuryango mpuzamahanga, harimo ingabo cyangwa se ingabo za MONUSCO, none hakaba hagaragaye abasirikare ba Wazalendo ndetse n'abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo z'abarundi cyangwa se abafatanyabikorwa babo, bakaba bagaragaye aribo bahise bagera cyangwa se bagaruka muri uyu mujyi. Ibi ngibi M23 irabyakira ite? Nta kundi rero biri buze kugenda nkuko bigaragara. Ikigaragara cyo hagiye kuba intambara, bisobanura ko M23 nayo iyi minsi igera kuri 2-3 gutya izi ngabo nizo zitaragaruka, biragaragara ko hagiye kuba intambara cyangwa se M23 iri buze guhita yisubiza n'ubundi cyangwa se isubira muri uyu mujyi wa Uvira. Societe civile rero ya hano muri Uvira yo iratangaza iki? Iyi societe civile iratangaza ko ngo M23 ngo yari yaje muri uyu mujyi wa Uvira ngo itarwanye, ngo ariko yo ngo yaje ngo doke bavuga ko ngo bagezemo bikomeye cyane, kuko ngo bajemo mu ntambara bazamo n'amaguru, kandi koko bajemo bikomeye cyane kuko muri urugendo batangiye kuva hano za Gatogota barwana, bagera za Ruvunge bararwana, bagera za Sange bararwana. Hanyuma rero nkuko bigaragara uyu muyobozi cyangwa se uyu wa societe civile yavuze ko ngo bavujemo n'amaguru bigoranye, atariko bajemo bigoranye barwana, atariko bavuyemo n'amaguru. Ngo akaba rero ngo amenyesha ngo AFC M23 ngo ko kugira ngo utsinde urugamba ngo bidasaba kurwana n'imbunda gusa cyangwa se n'intwaro gusa, ngo ahubwo bisaba n'izindi mbaraga runaka uba ugomba gukoresha kugira ngo utsinde urugamba. Uyu rero icyo yirengagije nuko hari n'ibindi bice bigiye bitandukanye bagiye bakurwamo, birimo nk'imijyi ikomeye nk'imirwa mikuru ya Kivu zombi, harimo umujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma. Ariko kandi ku rundi ruhande, kuri uyu mujyi wa Bukavu
nanone uyu uhagarariye sosiyete sivile hano muri Uvira akavuga ko uyu mujyi wa Bukavu nawo igihe kigeze kugira ngo M23 nawo iwuvemo, ubundi noneho ngo ive no mu bice byose biri kugenzurwa cyangwa se bisanzwe bikontororwa na AFC M23. Nguko rero uko ibintu byifashe, nguwo umwuka ukomeje kugenda ugaragara hano muri uyu mujyi wa Uvira. Uwitwa Kisekedi rero ubu tuvugana, Kisekedi Acibeto yamaze kugera mu gihugu cy'Ubusuwisi ahantu bita ngo ni Davos. Yamaze kuba agera Davos, nahitwa Davos, yamaze kuba hagera ni mu Busuwisi. Uyu mugabo rero akaba agiye kugira ngo yitabire cyangwa se yifatanye na bagenzi be mu nama mpuzamahanga igiye kuba ya 56. Iyi nama rero ikaba ihuza mu by'ukuri abanyepolitike ndetse aho bagenda bareba uburyo ki isi ihagaze mu bigendanye n'ubukungu n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Kisekedi rero yamaze kugerayo, murabizi aho yageze we ibindi ntubimubwire. Ikiba kimuraje inshinga ni ukugaragaza uburyo ki igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiri mu bibazo bigiye bitandukanye cyangwa se ibibazo bikomeye, aho rwose buri disikuru ahawe ibibazo akomeza kugenda abihirika ku gihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo rero Kisekedi nk'uko amakuru abivuga yamaze kugerayo, ndetse ngo iyi nama igomba gutangira kuri uyu munsi. Iyi nama iraza gutangira kuri uyu munsi ku itariki 19, aho biteganyijwe ko izarangira ku itariki 23 z'uku kwezi. Ubwo urabyumva ko ejo izaba kuri tariki 20 kuwa gatatu ibe bizaba ari tariki 21, kuwa kane ibe bizaba ari tariki 22, kuwa gatanu ibe bizaba ari 22, niba nibuka, niba nibeshya ariko niba atari kuwa kane, yes nibyo. Ubwo rero iyi nama nibwo izaba irangiye. Mwitegure tugiye kumva ibyo Kisekedi agiye gutangaza. Gusa ariko amakuru yandi arimo kugenda turuka kure nuko uyu mugabo Kisekedi ngo yiteguye gutanga ibishoboka byose kugira ngo uyu mutwe wa M23 mu by'ukuri ube wava cyangwa se warekura ibice byinshi urimo kugenda ubarizwamo. Navugaga rero ku bigendanye n'abacancuro, ni nayo nkuru tugiye kugenda dusorezaho. Twavuga ku bigendanye n'abacancuro, niyo nkuru tugiye gusorezaho. Hari abacancuro tumaze iminsi tubabwira bazanwe abanya-Isirayeli. Murabyibuka ko twabwiye ko bari mu matsinda agera kuri 3, hazanwe abacancuro bagera mu matsinda agera kuri 3. Hari abacancuro uyu Eric Prince yagiye arokirita, barimo abanyafrika cyangwa se babirabura. Bivugwa ko ngo bagiye icyo bagomba gukora ari ukujya muri infantry cyangwa se mu barwanira hasi ku butaka, kuko ngo aba bacancuro b'abazungu ubwo ngo bageraga ku rugamba bitewe nuko basaga n'abazungu, ngo M23 yagendaga ibarondoramo cyangwa se igenda aribo yibandaho. Byatumye rero bashaka abacancuro abirabura kugira ngo baze kwisanisha n'abari ku rugamba, barwane nyine nta aturwa ngo nibo bari gufokasingaho cyane. Abo rero ni icyiciro cya mbere cyaje. Icyiciro cya kabiri ni kirimo abatekinisiye, aribo aba banya-Isirayeli nabo ubu tuvugana bari standby ndetse urugamba barurimo neza. Icyiciro cya gatatu rero aba banya-Isirayeli ngo bo bakontorora, barebana n'ikirere kumenya niba mu by'ukuri batari guhakingwa M23 itamonitarinze systeme yabo. Hari abandi rero n'ubundi bashinzwe kugurutsa ikintu bijyanye n'indege, harimo abagurutsa za drone ndetse n'izi ndege zose zirasa ubwo na za Sukoye. Iryo ni itsinda rya gatatu. Aba rero aba bakoresha ikirere bakaba batangiye kuba barasabye Kisekedi ko yabashakira mu by'ukuri ibikoresho bihagije, akabashakira ikintu cyitwa drone, cyane cyane izi zituruka mu gihugu cya Turikiya.
ubundi bakazifashisha mu by'ukuri kugira ngo bahashye uyu mutwe wa M23. Ku ruhande rwa M23 rero sasa bakiva hano muri Uvira, mu kuva kwabo hano muri Uvira, M23 ubu nayo yatangiye kongera gusa naho iri kwitegura. Abantu bishubije abantu bose iri kwitegura ite? Ibibaye ntabwo yari yiteze ko bishobora kuza kuba izi ngabo ziri buhite ziza hano muri Uvira, kuko kugera kwazo hano muri Uvira ibibazo byatangiye kuba. Abaturage batangiye guhurika. Abazarendo bose bari barahunze bamaze kugaruka hano. Nimbo ndabona ifoto y'uwitwa James Fekaduyi, nawe yamaze kugaruka mu mujyi wa Uvira, ndetse rwose aravuga ati n'undi twari tubizi ko tugomba kugaruka muri uyu mujyi, ati ni le plus stratégique twari twakoze. Ariko M23 nayo isa naho yamaze kubona ko ibyabaye byose mu by'ukuri bisa naho byari umugambi, ahubwo ari kwitegura kugira ute gutangira kuyigabaho ibitero. Rero ikaba yatangiye kongera kwitegura ku buryo anytime mushobora kuza kumva urugamba rukomeye cyane, uyu mutwe wa M23 ugaruka hano muri uyu mujyi wa Uvira. Ese niki M23 uyu muntu niba yari yamaze kwemeranwa, M23 yo ubwayo niba yari yamaze kwemeranwa n'uwayishizeho igitutu kuva muri Uvira, ndetse uwo babivuganyeho ikamwemerera ko igiye kuvamo, ariko bakumvikana ko hari ingabo z'amahanga zigiye kuhita zizamo cyangwa se za MONUSCO. Ubu tuvugana iyi MONUSCO akaba ariyo itajemo, ahubwo hagahita hagarukamo FARDC na Wazalendo. Ese uyu muntu wari usanzwe ari kumushyiraho igitutu, igihe M23 iri buze kubigarutse, iki gitutu arakomeza kukimushyiraho? Barakomeza kukibashyiraho? Ntabwo byashoboka. Ikigaragara cyo nuko M23 niwo wa mutego nababwiraga nti umutego ushobora kuza gusanga mu by'ukuri izi ngabo ziwuguyemo, kuko wenda bagombaga no kwihangana bakajijisha, bakareka iyi MONUSCO ikabanza ikazamo, bakaza wenda bayisangamo. Ariko bakoze ikosa rikomeye cyane, bahita binjiramo mbere yuko MONUSCO igeramo. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko M23 niba ari na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kubashyiraho igitutu, aba basirikare cyangwa se Kinshasa nabo bafatikanyije, donc izi ngabo zifatanyije zirwana kuri Kinshasa zagaragaje ko nazo nta discipline zifite, biha credit M23 ko ibyo ivuga ari ukuri. Reka no bagiye gutangira kugira ko n'ubu bwicanyi ibintu biraza kuba biba ibindi. Yes, turimo turagana ku musozo. Reka mu by'ukuri dusoreze hano muri iki gihugu cy'u Burundi. Twari twavuze ko impunzi bari kwanga ko zitaha, ariko nanone mu by'ukuri nubwo biri kwa ko politike ya Neva ndetse na Gisekedi yatangiye kurya, ariko ntabwo uwitwa Prime Niyongabo we ntabwo asa naho aba bagabo batari kumwe, ndetse we ntabwo arimo gushima cyane, ntabwo ari gushigikira cyane iki gitekerezo cya Neva cyo gukomeza kurwana hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi ku rundi ruhande na bamwe mu basirikare abenshi barimo baragendana cyangwa se barimo barumva iyi gahunda y'uyu mugabo Prime Niyongabo, nabo barumva badashaka gukomeza kurwana. Ariko Neva kugira ngo uru rugamba rugubemo n'amafaranga akomeze yinjire, we akavuga ko uru rugamba barimo ari ukurinda igihugu cyabo cy'u Burundi, kuko ngo u Rwanda rushaka gutera iki gihugu cy'u Burundi, ariko ngo ruciye muri M23 hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bakavuga ro kugira ngo barinde neza iki gihugu cy'u Burundi, akavuga ko bagomba kubanza guhangana n'iyi M23 biciye mu gufasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko uwitwa Prime Niyongabo we ati oya, ati ibyo tuzi turabizi ni inamabuye, atayo mafaranga n'iki byose rwose arahagije, reka turekere. Reka duhinira hanga amakuru yacu, ubwo turaza gukomeza kugenda tubakurikirana n'andi makuru
mwe rero mudukurikira mu nkandire kuri subscribe abatarabikora like na share ntimuze kubyibagirwa mukomeze munogerwe n'ibiganiro byacu turabakunda cyane ciao